avuze nguki ngo uri kirihahira kabisa ariko niyo mpamvu namwe mwanyise kirihahira wazasabye mugenzi wawe imbabazi ko yakubabarira inde se no witwa ngo ni ngo mbabarire nde ninde so imbabazi mugenzi wawe imbabazi bwashaka kuvuga Afande Kagame ahari afande ikabivuga yego mu maguru y'umukobwa runaka ejo bundi nahengereje ububyaza ubukora iki niko wabaye mu dogiteri ubyaza ehe hayo mbetanga n'abajenekologe umwana ukuruta ukamukorera ibintu bibi ngo watumwe n'u Rwanda ukitwaza ngo watumwe na guverinoma y'u Rwanda ngo uboneze umuntu ikintu nibyo kwera ntacyo ahomba nta nicyo yinginga nta nicyo aramera kuko yatuma abanyarwanda uko kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose kwisi kubera ko bakorana na DHL. Reka twongere twasuze inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu abari kudukurikira mwumva ururimi dukoramo bino biganiro mwese abanyarwanda abafumbira ba diaspora everybody ubuntu wese uri kumva ururimi dukoramo bino biganiro turamusuje tumwifurije kugira amahoro y'Imana. Imbere ya kamera zacu ubu tuvugana tuwafite umuntu celebrity one, umuntu wakoze amateka mu Rwanda wabyemera wabyanga, yakoze ikintu bita amateka. Robert Major Robert original bimeze bite? Original si jambo Mr. Ivan Oji Nizo neza mani kwata mu ngaro Ivan Oji abaza gushiroka aka nk'uko ngategura umuntu witwa Ezekiel nkamubitse maka kabonetse akanje nakaho gito aka Ruzungu kwata mu ngaro. Yes nabimenye nabishoboye nibyo kabi ubwo mu kiganda twavuga kwata mu ngaro nabishoboye navuga ngo iki mbisobode mbikoze burungi aha iryangero ngo kabura ribonye umva Ruzungu kabisa turi Ruzungu ariko Roba abantu Major Robert abantu bajya babakwitiranya. Wenda hari commentaire nabonye kuri ya ndirimbo yawe yakasamutwe tugiye kugira ukuvugaho kandi ngira ngo wenda abanyarwanda batera udusonga bugari abandi batera udutebe mu by'ukuri abanyarwanda kazi hano tugiye gukora show yakasamutwe. Ariko mbere yuko tuvuga ku indirimbo yawe n'amakomantere nagiye mbona agiye atandukanye ndagira ngo abantu babya bitiranya Major Robert wandi tuzi muri Ami Jazz Band, Robert wandi tuzi wakoze
bande ya gisirikare mizike yayo ikazamuka. Robert wa undi tuzi washyize itafari navuga ngo ridashidikanywaho ku muziki nyarwanda, bakakwitiranya uriya mutipe yatengushye igihugu, uriya mutipe ntago ari mwiza. Ariko nge nyuma yo kugera Kampala, Robert ni umwe mu bantu banyakiriye neza, ni umwe mu bantu bagerageje kunyereka umutima. Abanyarwanda bajya bijajengera, nagerageje gusoma commentaire, mbona umwe ni uzana ibikomantere turaje tuvugaho cyangwa babiri, ariko abandi bavuga shout out, abandi bakavuga ewana congratulations, abandi bavuga ewana kabisa komerezaho, abandi bakavuga ati uri umuririmbyi u Rwanda rwahomiye. Ariko nagira ngo menyeshe abantu ko u Rwanda rutamuhombye, ko abanyarwanda baracyamwumva, abamushaka. Yesu we yavuze ijambo rikomera avuga ngo bazagira gute, bazamenya ko umuhanuzi yari muri bo. Robert, kuki abantu bamwe na bamwe bitiranya umutima wawe ngo honze igihugu, bakabyitiranya wenda no gushaka kugushyira muri cadre cyangwa muri angle yuko utari umuntu mwiza, kandi nge mbona uri umuntu mwiza? Reka mbanze mbasuhuze mwese bakunzi ba Media Robert TV, mbaha ikaze muri ibi biganiro byateguwe n'aba bakozi b'Imana, harimo Ivan OG aka Ruzungu nzakamenyera. So abantu baritiranye ibintu ni kawaida yao, ariko noneho ubundi ukwanze nago, ubundi ukwanze arakwanga kweli, aragucangira arakuvamia. Umuntu yakwanze nago washobora kumuhatiriza ngo agukunde. Newe wakora ibyiza gute ngo uhongeye umwanzi amarinka, nago umwanzi ushobora kumugusha neza yarakwanze. Keretse habayeho Imana ikamutera uwo muneza ikamugenderera. Nago zijambo riri muri Petero wa mbere wa kabiri wavuga ngo mugire imitima, mugire ingeso nziza mu bapagani. Niko rivuga ngo mugire ingeso nziza mu bapagani, n'abapagani banyu, ngo kugira ngo Uwiteka nabagenderera bazabone uburyo bashima mu Imana, kuko uzababaye ubuhamya kuri bo. Urumva neza? Novuga ngo icyo ukora wowe ugira imbuto, ubera imbuto nziza kugira ngo bavuge ngo runaka nubwo twamumereraga nabi ariko bambi yari yihanganye agira success. None tureka dushimira Imana yamuzamuye kamugeza kuri uru rwego. Ariko rero jewe kuvuga ngo abo banyarwanda baba bambwira nabi cyangwa se batanga abanyamakuru bavuga ibishego ngo banuke abantu bakababara, nanjye ngombabare no, byo nago nababara, uko barushaho kuvuga nabi cyangwa kuvuga ubusa, cyangwa nabo bandika muri comments, bakandika muri comment section bakandikamo ibintu bimeze nkaho ukaza uri umuntu umwe wenyine ukandika ijambo nkaje message twabonye twajyimo tuseka n'ubundi mukanya twavuga se nk'uyu arapfike. Dore nago abanza kure mbere yo kwandika wabanje ugakopera ibyo abandi banditse kuva hejuru kumanuka kugera hasi. Abantu bose baravuga ngo Imana ishimwe, ngo urakoze bambe, Imana ishimwe kuba irimo gukoresha, Imana uraje uraheni araheni. Kandi benshi nano bazi guhidinga amazina yabo, baraza bameze ko bakabaye agahena kagenda akavuga ngo yitwa runaka, ngo runaka se kuvuze nabi urarwana niki ufaki nensi. So nibyo wenda abanyarwanda kugira ngo tubakure mu rujijo bamwe na bamwe, hari abashobora kuba ariko ewana kabisa Imana ishimwe, indirimbo ndabona iri kugenda imuvinga, abantu bakomeze bayigire kabisa, bayisharinge kabisa. Nk'ubu nk'iyi konte koko y'uyu muntu ewana kabisa, abantu benshi ni congratulations. Ariko nk'uyu mutipe nk'uyu muniga rwose reka tibasomere nk'iyi ngiyi. Nk'ubu wenda reka ture kugira ngo ikintu cyose kinyereka ko abantu bamaze gusobanukirwa. Nk'ubu uyu nguyu witwa ngo ni Abiringi, reka kumuvuga, reka muhereze security yiwe. Yanditse ngo ejo bundi nitujya kongeza muzeyi wacu PK ugomba kumukorera indirimbo iruta iyo wakoreye Museveni. Uyu muntu agomba kurindirwa umutekano. Uyu muntu reka tubare duhera hi commentaire. Ndayibonye ngo ejo bundi nitujya kongeza PK muzeyi wacu PK ugomba bavuga Paul Kagame iyi ndirimbo iruta iyo wakoreye Museveni.
ariko uyu muntu ayobewe ko mu Rwanda harimo abahanzi benshi barimo na ba Bruce Melody n'abandi bose. Uyu ni umukunzi wanjye ahubwo wa cyane. Aha. Ahubwo ngo haye yambi. Iki kintu reka yenda abanyarwanda ndabasabiye kabisa. Umuntu wese akunze Major Robert, umuntu wakunze zira ndirimbo ze ewana, umuntu umukunda pana bino byazamunyangire. Ubonye comments ko bayijana. Zimaze kubijana. Impano icyari ya yindi tona role model. Byiza cyane. Donc ushobora gusanga agakomantere ka ni indirimbo imaze umunsi umwe amasaha 28 ndakenga nabwo yuzuye ubu nonaha. Igiye gutangira kwiruka ikomeze n'ubundi. Aha. So nicyo navugaga. Umuntu utanga komantere nk'iyi aba ayobe ko mu Rwanda hari abahanzi kandi bakomeye. Aho sora mushaka biki kwa kunze umukunzi we karimo yifuriza Robert ibyo. Nk'uyu witwa ngo ni Theogene ngo. Avuze ngo iki? Ngo uri kirihahira kabisa ariko niyo mpamvu namwe mwanyise kirihahira. Wazasabye mugenzi wawe imbabazi ko yakubabarira. Inde se? No witwa ngo ni ngo mbabarire nde? Ninde so imbabazi? Mugenzi wawe imbabazi bwashaka kuvuga Afande Kagame ahari. Afande. Afande. Niko njye nabitekereje. Afande se dufitanye ikibazo. Je nta kibazo mfitanye na His Excellency wanje. Bose wajyana ikibazo na His Excellency Paul Kagame kariyama muri Buganda ugasinzira. Reka nago abanyarwanda babaye gute. Nta kibazo ako mwagiye mugereranya ibintu kandi mwe mumuzikisha abantu. Nk'ubu giye wangereranya ute na His Excellency koko. Ezeki. Bahafi ya kamera mwana umuyaga utanyira. Jewe ndibaza uburyo ushobora kuvuga ngo mugenzi wanje mufata His Excellency kaba mugenzi wa Robert kweli mwenzi wangu ni umusirikare nawe ukaba umusirikare ari ibintu bitagererana buriya nago wangereranya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo nkwemerere ntabwo bihuye ni umuntu wese wabaye president nta muntu wemeye kumwigereranya mbanze nigereranye kuri brigade ya General byibuze ntibishoboka nabyo rero ugiye kungereranya na His Excellency rero nago gusige tubive by'icyubahiro reka none tujye mu byo gusaba imbabazi nta kibazo ndabwira abanyarwanda yuko twewe nta kibazo dufitanye ngewe Robert Kabera nta kibazo dufitanye na leta y'u Rwanda ndetse na president His Excellency Paul Kagame ndamutse nyigize nano munsi warangira ndi hano muri Uganda kibayeho yego koma n'abasivili babivugira ibyabo bakunze bashatse ntago bishoboka ntago byakunda hanyuma gutinyuka agakoresha ijambo nk'iri ngo uri kirihahira ko mbona kirihahira ryabaye ijambo abantu barenze umwe babiri bakwise mu makomantere wenda amaze kuri magana ariko iri jambo warigaruka hute iri jambo nakwe Imana yaduhaye akanwa aka kanwa ubona dufite n'ubwonko bwacu nibyo byonyine akanwa karagukiza cyangwa kaguhamba ufite uburenganzira ubu yaduhaye uburenganzira ku kanwa ugakoresha uko dushatse yego uvuga ibyo ushatse uririmba ibyo ushatse uhimba ibyo ushatse bigacya mu kanwa ubeshya ibyo ushatse bigacya mu kanwa ukora ubugoryi bwose ukabikoresha n'akanwa yego washaka kuvuga amagambo ahumuriza abantu bigacya mu kanwa ukaririmbira abantu bakishima binyuze mu kanwa ukahamagara abantu ukabahamagara kugira ngo baze mu mahoro ugakoresha akanwa kanwa karagukiza kakanaguhamba umunyarwanda yaravuze ngo akanwa ngo ururimi n'inyama yigenga ruvuga rwo bishatse batararukata urarogotana ukavuga ibyo ushatse ntabwo ubuza abantu nawe ubuze inyombya kuyomba keretse ashatse kuba nkazo cyangwa kuba nkayo nuvuga ngo abantu barayomba baravuga baragamba barasakuza ariko se ubu warwana n'isi yose umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ko babyumva ariko se niba bavuze ari abantu 10 abantu 1000 banshima ubu koko nabandwana iki bafite uburenganzira bwabo yes
cyo bu numvishemo mu complaining ku kintu cyitwa impeta waragiye kukimbaza impeta numvaga nzakikubaza byihuse kintu cy'impeta rero banyarwanda impeta uyivuga iki biri impeta muzajye muri Bibiliya ntago muzayibonamo impeta ntago iri muri Bibiliya kandi mbona yambaye Ezekiyeli avuga ngo impeta iki ni ikimenyetso cy'isi yose ni icyuma cy'uruziga ruzinze rugaragaza yuko kuyivuga se bakatuye impeta ni umudeli ni umudeli uruzungu wana ni uruzungu koko urumva nuko icyo gihe bakatuye ibyo ngibyo mu gihe cya Aroni na Musa bagiye kugira ngo bikorere mu cya kimasa ariko impeta bayambaraga ahantu hose hari impeta zo ku mano hari impeta zo ku ntoki nyinshi izo se bagize umurimbo barazegeranyije hari nizo bagiye batira abanya-Israeli abanyamisiri bagiye kubacika nazo batiriye ibintu by'agaciro n'impeta zirimo iyi meta izi meta ntacyo zivuze nizigaragaza wowe n'umugore impeta ya mbere ni mu mutima yo kumwe n'umugabo se ni bangahe abagabo bakomeye n'abapastor pastor akajya gutereta umugore wundi akamujya mu maguru yambaye impeta akagakoboko ari nakakoresha kambaye impeta ukajya gakoresha sha uvuga ngo niyo umugore wawe yakwambitse wajyayo kajya mu rusengero kajya kwiyemera kuba Kristo ngewe nambitswe impeta n'umugore umwe ndi umugabo w'umugore umwe ndi umukozi w'Imana ku mugoroba kajya kuri korali azashekere basokere reke seketere bakazare bakashakata impeta impeta sha ariko aba pasteri wenda nawe uri ariko impeta yiza kubivuga yego ikavuga ikakunyomoza ikakwemeza ariko pastor urinda umvuga ejo bundi wari umushora mu bibero bya runaka ejo bundi buriya wanshoye mu bya runaka ejo bundi impeta ikabivuga yego mu maguru y'umukobwa runaka ejo bundi nahengereje ububyaza ubukora iki niko wabaye mu dogiteri ubyaza hayo mbeta n'abajenekologe abajenekologe abapastor bigize abajenekologe ni barumashana bafite test land nawe uri pasteur ibi iki kintu kivuga wiki cy'umupasteur ugira gutya yambaye impeta y'umugore w'isezerano yarangiza akajya kubikurikirana mu buryo bugiye butandukanye ku bagore bagiye batandukanye akagira ate akajya kubikurikirana akajya kurongora abagore babandi rega gusukwaho amavuta no kwimikwa ibi bintu nago icyaha nawe ukika icyaha urakizwa ubundi biriya twebwe abakizwe bagikizwa bazakizwa yego bavuga ngo twarakijwe turatura n'akanwa kacu ko dukijijwe noneho hari process yo gukizwa niyo wavuga ngo tugikizwa ugenda wihana ukazagera chance yuko bizahurirana n'imperuka yego noneho gukizwa kwa gatatu ni igihe Yesu Kristo azabaje gutwara itorero noneho nugera kuri ya torero ibintu byahishonje mbona abapastor basigaye batinya no kubyigisha je narabisomye ndabinonosora neza niyo mpamvu bahora babivuga mu buryo butandukanye umuntu yagera ku bizima binaka bivuga ko bitari undi akabyitiranya n'iki undi akabyitiranya ko abonye kubera ibintu byavuye mu mwuka wera nago kiyobora abantu so no kuvuga ngo twebwe twakijijwe tugikizwa tuzanakizwa urabyumva yego twakijijwe tugikizwa tuzanakizwa no kuvuga ngo ubu ngubu turakizwa turi mu nzira yo gukizwa twaratuye turakizwa kizwa ni gatatu ubona ngo njya numva abatutsi binabita abatutsi binango njye no mututsi wa Uganda ngo nakijwe mu rundi umwe gusa ntago bishoboka naho kizwa rimwe abantu barakizwa bagara anundi nayo umupastor yize kunyungura ubwenge yarambwa atega sharoba atubiye avuga ngo Imana ngo yatwanitse mu gitabo cy'ubugingo Imana nagiye yandika ngo yandukuru buriye mfite igitabo kindi kiri pembeni kuko Imana ntijya yivuguruza kose irakwandika ejo kaburaguye ugiye mu byaha ikongera cyo murongo yahora muri urwose ari note bira notebook iri hari ihora wandikwamo zigizaga zawe zire mwe banyuzamo vorongoto bakagusubizamo no wakiranuka kugira ngo umunsi wa nyuma ngo no mukiranutse wanje yatashye wapfuye ukabona kuba ukaba registered mu ijuru bien uko yambwiye we twifuriza abakunzi ba Major Robert TV
kuzagira iherezo ryiza haki ya Mungu mbifuje iherezo ryiza reka mwahisemo neza hano nta buryarya buhari nta kagambane nta rwango baratwanga tukabakunda bagenda bigira twe nta muntu duhanganye nawe turushanwa nawe just we are there and we are here of course we are not in the competition with anybody or anyone just we are here ariko arabakurebera mu ndorerwamo ngo yibigarasha ibigarasha byo bahora babimbonamo abandi bakakurebera mu ndorerwamo ubundi ibigarasha biri mu Rwanda byuzuyemo nibyo bimbona nk'ikigarasha kuko ni nk'abapfu buri umupfapfu yagenda mu nzira abona abantu bose mu nzira akabareba nk'abapfu bumvise umupfapfu yagenda mu nzira atembera abantu bose abona mu nzira ababona nk'abapfu nkawe kuko ari umupfu urumva yego buri muntu wese icyo ari cyo cyabona nk'abandi buri indaye yo bona abagabo mu nzira bari bo bose ebona ko nabari indaye nicyo mpamvu kurembuza ari umukozi w'Imana tazi ko uvuye muri nibature cyangwa uvuye muri overnight akanakwereka no kwibera gwe ababona ko ari ku isoko aramamaza ibye so ikigarasha kivuga ibigarasha uzabucunga umuntu uvuga ibigarasha kenshi ending up uzareba bari abantu bakunda igihugu bibera mu bintu byabo bacecetse ariko bano bari kuri target bifashe gute ni ibigarasha completely ariko ngura bitinya cyane gutinya iki uzi impamvu abantu bavuga ko bitinya umutipe bita Kasuku numwe mu bantu bagiye bakuvuga ku rwego navuga ngo ruri hejuru urabyumva neza hakaza n'abandi bagiye batandukanye barimo n'uwitwa ngo ni Pastor Claude ugomba kuvuga urabyumva nk'ababiri kuri ariko utinya ngo kubasubiza amakuru ahari ngo nuko uri umwe mu bantu batinya ibigarasha ibyo bigarasha mu Rwanda bariya kubasubiza wana ngura batinya byasaze ko none umwebwe mubikura he icyambere barakiriritse imbere yanjye si naho duhuriye naho duhuriye mpamvu nze ko bakiriritse ni bibava mu kanwa ubundi ni nk'abantu nkanjye twakayitunganya urugero twakaye turi mu rugero rumwe ariko iyo umuntu utinyutse kwita umuntu umusarane ukamuhita ibitsina byanjye n'ubivuga mu kanwa ukavuga iki ukavuga abagore ukavuga abakecuru ukabatuka buse koko nk'ubwo wambwira gute ngo ugewe natinyuka umuntu uhangara umukecuru akamutuka akamutukuza akamubunuza akamubwira ibintu byose bitabaho then ngunge kumutinya jewe ngo mvuge ngo umuhaye agaciro nge kumwigaho naba ndimo guhangana n'iki n'umusazi nk'ubu ngubu bese biri hano hari ikintu nabonye hano cyambabaje mu buzima nicyo cyambabaje cyonyine gufata umukecuru ufite umwana ukuruta ukamukorera ibintu bibi ngo watumwe n'u Rwanda ukitwaza ngo watumwe na guverinoma y'u Rwanda ngo uboneze umuntu ikintu nibyo kwera ibi ntabwo biri fair Kasuku rwose ngo numwe wipanze akazi ngo mukuvugira ngo leta ayikubitira ibigarasha ariko gihe ikintu cyane nawe ngajya gukubita rero ngo kuko ngakaguha ngo ngewe dore nkaka ndashaka kuzahagusanga tukiganira imbona nkubone Ono umukecuru yakane munyama yakonza aguskwera oya kaguskwera wowe aguskwera wowe wese wowe waba umubyeyi wowe se waba umubyeyi kandi nakubwiye ngo uri ikibwakazi aya magambo warabwaguye ubwo se warabyaye kuko ntago wabyara we ntago wabyara umuntu muzima kuko ntago uri muzima sinshaka kubyumva byose sinzi ariko hari akantu ushaka kugira ngo nkubaze ko aya magambo aturuka mu kanwa k'uyu mutipe umuntu avuga ngo ngashaka kuzaza ngo akamuswe iki ni iki ni izina rya Yesu yarangiza ngo uri imbwakazi ngo yarabwaguye umukecuru afite umwana ungana nawe rero ngo uvuge ngo none ashaka kuzagira ibyakora imbwakazi ubwo we niki abanyarwanda bajye badokomante ako kandi tugerageze tukanariza ashaka kumugira gutyo kandi ari imbwakazi kandi ari imbwakazi turi imbwakazi ubu nibwo ni igihwero umwe ni igihwero umwe kiraho none se tutabeshyeye leta ya Kigali wenda nawe tubwire ko ubyumva leta ya Kigali yatuba umuntu uteye nk'uyu ufite mindset nk'iyi kuyivugira azi impamvu abantu bavuga ko leta imutuma
mu Rwanda hari za kirazira yego nta muntu uhagarara ku butaka bw'u Rwanda ngo avuge ibigambo nka biriya aha none yahagaze abivuga gutyo na RIB ikabireba kandi bagatandukira bagafata umuntu ngo yatuse mugenzi we ku ruhande none ni gute leta itaba ari yamutumye ngo ugendo dutukire uyu n'uyu ni kompara ryabo nagahondesha bo bumva ko bitubabaza agahondesho katarezwe kandi agahondesho kavuga amagambo atyaye afite ubushabwe so nagahondesho gusa banyarwandakazi mutanyumva nabi ibyo mvuga namwe mwabisubiramo mwabyumva gutyo kuko ndabizi neza nk'abasirikare bagenda bamamagara bambwira ngo uyu muntu wamushizeho wamufatiye umwanzuro nk'aba na wundi nago nazajya gusubiza umuntu w'umunyagasozi first of all ko ari amakuru numvishe ko ngo ashobora kuba atarakomoka mu banyarwanda cyangwa mu Rwanda byo ntabwo ari umunyarwanda ari bamwisendera icyo kintu hari amakuru waba ugifiteho nabyumvise nabimenye nyuma je ntabwo ari we ntabwo ari no wakanzayire nagwaza igikondo yarezwe na nyirakuru yarezwe na nyirakuru yavukiye Rwanda se I don't know reka ndeba aya makuru bari urumva uyu mutipe ni umukongomani 100% ntabwo ari umukongomani ni umukongomani dore message kunivuga sorry Kasuku egereza mikrofone Kasuku is not Muhutu or Mututsi or Mutwa n'umundandi ukomoka muri Kongo Ibeni amazina ye nyakuri ni Kambele Kirondinja niwe Kindonji ngo ntabwo yarezwe n'ababyeyi bamubyara yarezwe na nyirakuru wabaga igikondo Kanzayire so kugutuka ntacyo ahomba nta nicyo yinginga nta nicyo aramira kuko yatuma abanyarwanda uko yishakira atuka abanyarwanda bose uko yishakira kuko nta mwene wabo wumva satse ko bawumva niki babakongo nta mwene wabo uba wumva icyo nzi cyo ntabwo azi na bene wabo se ntabwo azi amaraso nyirakuru se wamureze yarapfuye cyangwa aracyahari usibye ko no muri Kongo ntabwo ahazi kuko yakuriye mu Rwanda bityo ari mu bwoko yanditse nabi mugabo bw'abandandi kuba yavuga biri nta numwe twibaza ko hari mu gihugu bamutuma turi tekereza wa mugani wawe kubera iki igihugu leta byanditse kabiri igihugu leta bitamukurikirana kandi yirirwa mu Rwanda izo ahangaha tukanye nawe uyu nguyu katubisimbuke yigisha abana bacu imvugo nyandagazi bavuga ibishego kubera agasuku basigaye bavuga ibitsina kubera agasuku gusa wirinde no mentioning izina ryanjye gakoze hanyuma uwo nguwo ayo magambo urayagarukaho ute uyahuza no kuba abantu bavuga ko mu by'ukuri ariko je nari narabivuze nabwiraga uriya muhungu umwe nawe warumutukana nkamubwira ngo wowe hari ibikubereye n'ibitakubereye kuko wowe kuva mu buto bwawe warezwe n'abantu warezwe n'abantu bafite umucyo rero kugira ngo wigane ingeso mbi zo hakurya ntabwo bikubereye nk'umunyarwanda vuga points nk'umuntu wamaze igihe gito mu gisirikare uvuge nk'ibya gisirikare
vuga neza. Gasuku yaba yarabaye mu gisirikare akabona ntabwo rero nabwiraga nabwira wikwigana wavugaga uyu nguyu uguhaye message muri bariya bose ya team sinshaka kuvuga amazina izo team zirwa zinuka harabona abona agenda abantu nkababwira sasa mwebwe nshatse nanjye nabunuza nkabahereza ariko nta mpamvu kuko ndi wundi we ndi namukuru kubona amangana n'inzana zingana kuriya ni ibibazo urumva so byiza nuko mwagira uko mugenda ugira uko witwara ibyo uvuga ubibare ntumere nkabo uri afite umuvumo je nanyizi ko nase nk'aho undi yabyavugaga ngo witwa se yakoze genocide yari umukongomani ngira ngo bamwitiraga nago yari se nago yari se muri make uwo yarerewe mu maboko we Kasuku nago yabo bakoze yakuriye mu maboko Kasuku ngira ngo yabo nago bakoze genocide gusa bakuriye ngo Kanzayire mu Gikondo uwo bivugwa ko yakoze genocide yabarinde yaba ari uwamureze uwakoze genocide nawo ni umukongomani ariko babaga Kanzayire ariko bafite isinzi kintu bapfanaga ariko atari papa we bo barapfuye babyaranarangiye so yari umwana muto we ubanguriya nago keretse niba yaravuzaga amafirimbi kwa kundi ubwana bwajyaga buvugiriza amafirimbi abandi ariko nkeka ko ari muto cyane uriya mutipe n'abana rega nuko barimo kwishakira amafaranga ya YouTube baba barimo guhaha so nago tuzajya tubatindaho nawe ko nazongera gusubiza abo bana no kubavugaho kandi nawe tazamerera nka Ezekiel ni ujye bansubiza bakongera akabancokozamo ntuzongere kumbaza ku bintu byabo batipe ariko kugira ngo tubikarifyinge abantu bakonsoma social media ni abantu hafi ya bose la plupart n'urubyiruko mu byukuri ni iki nuwuhe musanzu ufite kugira ngo byibuze hagire abumva inama zawe zishobora kurwanya ibitekerezo nka biriya ko twaje kubona ko ibitekerezo nka biriya hari igihe biba like nka movement ya yandi bitabona impinduramatwara umuntu akazana ibitekerezo nka biriya birimo gutukana birimo kwangisha abantu abandi ikibazo kiriho ni kimwe cyo nyine ana subscribe mujye kuri subscribe za channel zabo mukande ana subscribe mubamanure ubundi ibitutsi bigabana uzi ko wese subscribinze kuri izo channels zitukana zigira ibitutsi by'inyana mwe mukore tutara reportinga wenda ku zindi za YouTube mubana subscribinge mumanura channels zabo ujya kuri subscribe ukongera ugakandaho akakwereka ana subscribe and then you do it just tap uveho gusa jya mu mwihorere nundi nimara kuba abantu nk'ibihumbi 500 arabasigaranye mbarwa zagiye kurikirana nabo ngabo unabscribing umuveho ukubure ni ibi byonyine naho bundi akabaye icyonde ni koga niyo koze gashira umunuko kakameneka nibyo so ubundi na yindi punishment twamuha nago twamubona bugufi hano ngo umuntu amuhe corporal punishment nago twamena amaraso nago turi nkora amaraso na ibindi nawe ni umunyafrikani yaba ari umunyarwanda yaba ari umukongo icyari uzi gukoresha inyundo just inyundo kinubi ugiye kwikisaza uzumujinya uba ufite ubwo ufite umujinya uteye ubwo ariko no akongera ati it's a matter of time kimya na nyamanza kidogo akaba kwibikira ready kakwagaza kagera ngo yararangiye kumbe we umeze nk'akana k'intama karimo kuri gata impyisi nise kamusangira abanyarwanda mwana yanjye isaha ni isaha abakwibikira kunogonora afande Major Robert tuvugishije ukuri ibi bintu aba bantu baba bavuga wenda na Kasuku tumureke n'abandi nkawe twivugire nk'izi commentaire bino bintu abantu baba bavuga utekereza ko hari ikintu byageraho cyane cyane byo guguca intege muri ariya makomantere uri kirihahira bikigeraho bikigeraho ikintu bitwara iriya ni intwari ikomeye baragusenya urumva nka leta ishobora kuba iri mu cyangwa abandi bakoresha bagasuku bamagashi banuza bayuhi none babashiraho noneho bakajya babahereza kitu kidogo noneho iyo bakomeje bavuga ngo Robert wagize gutya wakoze ibi iyo tigize uko bitigize bibaho noneho bihora mu matwi y'abanyarwanda bikaba nk'indirimbo so noneho umunyarwanda ubyumva we atangira guseza ko se koko iyo bavuze rimwe kabiri gatatu kane gatanu wasanga Robert hari ibintu yakoze
nande uri bakimigani kwabo abanyarwanda nande urigira umusazi ubusa nande urivugira umusazi ubusa nande urivugira ubusa ku musozi nande ndumugana nande urivugira ubusa ku musozi nande urivugira ubusa ku musozi nuko bavuga rero barangiza bakakoranira ngo cyakora nanone jyana umuntu yamuhakanira kwera ya muhungu arugeze kumwe ngo roba no kunureba ugaragara nko kunda igitsina ese ubundi wacyanga ikintu wakwanga no kwiyandarika ariko ntiwacyanga abase aho byo nyine ambaje ibintu bibiri nkuko ukibaje nyine nabaza gusa ubundi umuntu ukunda igitsina areba ati ngayo maso yawe yabonye ngo nose umuntu yamenye umujura n'utari umujura kwera muri yo gutiga bati umuntu n'umujura iyo hari abayobozi njya mbona nkabona ari umujura najya ko bajura narabashoraga nkabona iki uyu muntu n'umujura yataza kugira amahirwe yo kuba umuyobozi runaka aba yaribye abantu ngagarira nka department itamare bakabana no sasa umuginga ashaka yambonyemo mfite ukuntu ndeba ntangira kwirakaza ndakwigurira uko ntari yagira imbere ngo njyanga ngatuza urumva ko ngo abantu batureba mu zindi ndorerwamo urumva ukutari ukudateye kudatekereza gukora undi akaba kubonye muri iyo anga none iyo anga bakubonamo uvuga ngo nibivuze ko ntabwo ariko duteye ari nabyo nasobanuraga ubushize batwita abo tutari bo aho wabo ibyo turi byo ntibarabimenye ntiturahishurwa ni bya bindi Yesu Kristo yavuze ngo nubwo mwabakobwa mu Isirayeli nimutangazwe nuko nirabura aho muzamenye hari umunsi muzamenye uwo ndiwe maze kwiyambura ubushwambaga yandirimbo yandi haleluya Alexis Dusabe bana tunamusalimia sana maze kwiyambura ubushwambagara uganze umuyoboro ngeza aka gatero konyine hari igihe yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nyirabura hari igihe muzamenye uwo ndiwe maze kwiyambura ubushwambagara igihe cyose so no kuvuga ngo nisangira umukunzi wanjye nago turi abo mutekereza ko turi bo muzatubona the time ikifika tutakujana nayo tutakuja tukisota msoto especially mimi original Robert nakuja namna hii na sota msoto kipendo ni ite Robert kipendo ni ite Sergeant neno ni pite kuna siku nilikuwa kwenye competition kali music ilileta watu wengi tofauti nilimwona mamanzi wa kisasa alitingisha hips nikatoka chini nilizoba microphone nikaitupa chini Temale nijaza ujinga nilishuka pole tena pozi kusode nishikashike hips nisiki bouncers walinishika mpaka kwenye stage mashabiki walishanga mpaka walishanga mpaka ya dano ako hari kera sha bara barigeze kwitangira igihugu cyawe bana b'u Rwanda muze turinde u Rwanda rwatubyaye waba warigeze kwitangira igihugu cyawe bana b'u Rwanda muze turinde u Rwanda rwatubyaye shuka cheza na sileo bila wasi burudike nasi muziki wa leo ni kila mtu na beshite mikono juu tingishe mpaka chini akona mpaka katika mapenzi taka mwendo maana wanajeshi wanapendana sana generation na mateso ndani nimelepuko ngoma kwa ulimwengu watoto wanacheza wakubwa wanacheza hata zai wanacheza kila mtu kwa ulimwengu anakatika na ngoma walamba hampende dance songa kando tunaleta ngoma zetu za kisasa za kimambo za kijeshi microphone tukishika tunawamba musione noma kasipisi pandishwa baada muwe mashabi mapate ngoma makini mfurahi ndasi sote awal you don't know wachana uchechivuga ngujengu naririmbaga muchaka sha Juma Herez shut up abo bantu babacyari kuri bro ruraruzingo yagomba kumenya ati si byanjye artist yaje nyuma mani Babylon yaje nyuma mani mu gisirikare yasanze turi bimene wasanga arakijemo nyuma ya 2000 none ajya kacanoke ngo ni ntaragahanga yo ntaragahanga mane turabaririmbyi nago turabanditsi gusa turandika tukanaririmba turahanga tugahereza abandi mirongo tukabereza imirongo migari mukishakishiriza bamwe mugakora mu nibiganiro nago tumeze nkamwe you get me
Tumetinga pamba za kisasa ni usuizi ngo weekend. Tumetinga pamba za kisasa ni weekend. Tuziende tukatike sababu weekend. Masela na michakaliko wakitaka weekend. Wasaga hera wakitaka wamali weekend. Kigali weekend tunatoka kicha. Hatulale hata kama mpaka usiku kucha. Misemlei, Mishanela, Misi Jojo, Misi Nina, Queen Ali, Gabi, Tonzi na Mr. Fan. Come on. Twa Robert na kuja kwa style, na dance kwa style, na wapa kwa style, na dance hapa na gaka kuna huko itse. Brother than the sister that yana ngondo say you don't know. Eva bro. I'm the original Major Robert. Nakuja na mara hii. Peno niite Sergeant Robert au Pastor. We dogo nyamanza hutaniweza. Mimi nakuja na mara hii ninasota misoto. Yenye huwezi. Twata nzimirongo yitwa ngo makacha. Hari umuhungu yitwa Bahata itayitizira yitwa makacha. Makacha zikunaye kubise. Twari hari nindirimbo yakozwe kwanza no mutipe witwa Pastor P. Makacha na Biruni. Nakuja na mara hii na yo makacha leo tu akureka nyabahe man tunajera ku musozo makacha turukerekeza ku musozo akona biza mastering gashaye ibintu byacu ni episode uzajya tubako je uzi ikintu ushaka akora zabaheriza makacha makacha irimo na rafiki reka tuzayibahe ikindi gihe ikintu saba abanyarwanda bakurikira iyi channel ya Major Robert ndagira ngo bongere mu byo kuri bavandimwe namwe muri kunyumva muduha ama commentaire comments bagaruke muri ya mavuta ya Major Robert mundo mwankunza ariko reka mbasaba urukundo kubera ko urumwe mu bantu bahaye ibyishimo abanyarwanda twirengagije za munyangire yes twerekeza ku musozo rero niki wasaba abantu n'ubundi bakomeje kurikira indirimbo warimbiye Yoheri Kaguta tubahaburwa indirimbo rero icyo mbasaba mwese aho muva mukagira abanyarwandakazi mumbabarire buri muntu wese agenda akore subscribe abantu benshi mukunze gukurikirana ibiganiro ariko mudakanda subscribe nabasabaga ko byibura mwagenda mugakora subscribe mwarangiza indirimbo mukayisharinga arafu abantu bakayijya mujye muri TikTok niho iri buze komesha izina no muri Buganda iyi ndirimbo ndayibatuye mwese ndashaka munayumveho gato mumve muyikunze Kanayisharinga by the way Regional Robert the song with the guys at 2 7 Kaguta and in a rare chama chetu bana ba Uganda muri rudawa bana Uganda muri kuchiye tuli mu masanyi tuli mu kujaguza mwe mirembe muzenje tuwa wallahi musadani bakole batyagwa soniti mwizijukira jojje gwanga kula nyiza tusinje abavubuka fenna tukiriza ne bakadde bafe basinze kibu abuwa seveni songambe seveni manzi ya Uganda no change seveni mara kusoka ya chali seveni manzi ya Uganda no change seveni mara kusoka ya chali bajya kuri channel bayumve muyisange kuri Sergeant Major TV harafu muyumve yose si yose bayirebe kandi banayisharinge by the way muyisharinge mukore kila kitu tugera ku musozo turi gusoza gihe kintu nasaba abanyarwanda wenda nuko izi munyangire zirimo zibibwa mu banyarwanda zikwiye gucika umuntu ureba Robert akamureba mu musanzu navuga ngo kadasohoka yashyize cyangwa se itafari yashyize ku muziki nyarwanda itafari yashyize mu kubaka u Rwanda ubu tuvugana rugaba rufite umutekano rugaba rufite muzike iteye imbere ubu tuvugana i Kigali harimo abantu benshi bakumbuye Robert why don't you share this one kind of song sharing Robert Sergeant Robert reka tugushimire murakoze cyane ali yikombobo igaka ile yukandili kuwa motokari na